kirekire mbivuga mureke dukizwaho abantu batureba mureke dukizwe naho batatureba iyo ibihe bihindutse n'abantu barahinduka Imana iturinde guhindurwa n'ibihe mureke tugume uko twahamagawe maze iminsi ndi gusoma agasigo kavuga ngo ubuki budapfundikiye buba igikorezo cinshishi kandi ndongera numva umugani baciye baravuga ngo uhetswe na mukase yirinda kwisimbiza ngo agera mu nzira ahura n'umuhanuzi w'umusaza aramubwira ati harya ngo Imana yakubwiye ngo nturya ati yego niko yambwiye ati njye wirambwiye rero ngo ninze nkubwire ngirya kandi umwe nikivuze urugendo ruracyakomeje atirire Imana y'amahoro arahira ararya atabajije Imana. Yes, katubasuze tubifuriza kugira amahoro y'Imana mwebwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwebwe mwamaze gukora like, share ndetse na comment kuri YouTube channel yacu Nkuru y'Ukuri TV, Nsengimana TV, yes ariko Ngoma TV ndetse na niyo yabivuze TV. Turabashimiye nkuko mubibona imbere yacu dufite abatumirwa abamama buzuye umwuka wera w'Imana. Imbere yacu murahabona mapeni na muramuzi mama peni muraho raho neza ndi Penina ngitwa mama Samu ku izina ry'umubyeyi ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana bane namwe ko baduturiye. Yego tubahaye ikaze rero twihuse ntabwo nshaka ko dutinda kuko abantu barabibona ko burije iki kiganiro tugikoze bwije kugira ngo tubanze tugezeho abantu ibintu biruhutse imitima y'abantu kuko abantu bararushye bararemerewe bakeneye kumva Imana. Twihuse reka mbanze mbakire kugira ngo mubanze mutwibwire. Ndakwakira we umaze kwibwira abantu reka dusabe n'uwo muri kumwe kugira ngo abibwire. Ndabashuhuje abantu bakurikiranye amahoro y'Imana abane namwe. Umubyeyi rero muranzi ni mama Samuel ndabakunda Imana bahumugisha. Yego Imana nawe guhumugisha mama Samuel hita dusengera rero we. Reka dusenge mu izina rya Yesu uri Imana yo kwizerwa uri giti cy'inganzamarumbo isambi itarumba nta gacu ko guhindukana bakugaragaraho kuko ari ukirana uyu munsi ni kuri. Turagushimiye ko abanye natwe waturumduye n'ubugingo ibyabuhize byari byinshi ariko nushyirwe hejuru. Turasenze mwami twicanga kwizi kamera mano kubane natwe uduha imbaraga n'amavuta mwuka wera w'Imana ganze. Haleluya twagambire gukora ugikore mu izina rya Yesu kandi abantu bose bagiye kumvira ijambo rijyaho ribakura naho ribegeza twagambire gukora ku bantu gikore mu izina rya Yesu. Turasenze ngo uruhire imitima iguye umwuma kandi cyanyemerera isoko yacu ikabisoko mwami y'amarira iri ubugingo bw'abera ndetse n'abarimbuka mu izina rya Yesu. Unyemera umugoroba uhora abantu bawe urakoze turatujwe n'utuzanye mu izina rya Yesu Kristo amen 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 amen. Turabakire rero kuri kamera zacu reka tubakire kugira ngo uyu munsi mutugezeho ibintu by'agaciro kenshi gakomeye mwaduteguriye. Imana ibaha umugisha. Amen amen. Mama Samuel nishimiye kukubona numvishe nawe uri mama Samuel. Yego tutagiye muri byinshi rero dore dutangiye umugoroba ugeze twumvishije inkuru y'ijambo ry'Imana kuba dukurikiranye tutari burirarane. Turavuga ngo reka tuze tubwire abantu ibyururutse imitima. Ijambo ryaravuze ngo nimuhumurize abantu banje bahumurize niko Uwiteka avuga ngo mubabwire ibyururutse imitima nubwo muri iminsi bisa n'ibikomeye ariko ijambo riravuga ngo mubabwire yuko intambara zishize. Haleluya. Ijambo riravuga ngo kandi mwongere mubabwire ko ibyaha byabo babibabariwe karindwi n'Uwiteka. Yemwe bantu badukurikiranye ijambo riravuze ngo Imana ibababariye ibyaha kandi bababariye karindwi. Nzanye ijambo rivuga ngo iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Nzanye ijambo rivuga ngo nimwihana mukezwa muzarya ibyiza by'igihugu. Niko ijambo ryavuze ariko rirongera rivuga ngo nimwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Amina. Maze iminsi rero ndeba ibintu biri hano ku izi mbuga nkoranyambaga iyi social media nanjye ndumwe mu bazikoreraho maze imyaka igera muri 7 nkorera kuri social media. Bivuga ngo rero hari ibintu tureba nk'abakozi b'Imana ugasanga harimo abantu bavuga koko nibyo yabatumye ariko hari n'abavuga itabatumye. Hari abahanuzi babuze ubwenge ntiriwe ndondora amazina y'abantu twagiye tubabona umuntu akihandagaza
akaza aha n'ibyo buri wese agira uko yahamagawe ugasanga avuze muri rusange ngo Imana intumye kuri runaka ndetse akanamutunga n'agatoki bavandimwe bahanuzi bakozi b'Imana barokore mu nkurikiranye Imana yacu ntago ari y'umuvurungano sibyo mama Samwe Imana ntago ari y'umuvurungano nimba hari ikikuntumyeho uranzi uziko nitwa Penina byanze bikunze ushobora kuba utaza aho ntuye ariko inimero yanjye wishatse ntiwayibura mama Samweli ushobora kuba utaza hatuye ariko inimero ye ntiwagira gute ntiwayibura ikinzanya aha rero nje kubabwira ku ijambo Imana yantumye n'ibihe birusha ni amagambo tugiye gusoma murambona mpagaze hano mfite Bibiliya hari amagambo Imana isize ku mutima reka dusome twihuse kugira ngo ijoro ritadufata ntabwo dufite amatara yadufasha kugira ngo dusome fashe iyi telefoni ariko reka dusome ijambo Imana isize ku mutima riri muri Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu ifunze Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa kabiri oya reka dusome duhereye ku murongo wa mbere haravuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha kuko abantu bazaba bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo intashima batari abera badakundana babo batuzura babesherana Imana y'amahoro itugirire neza batirinda bagira urugomo bakunda ibyiza sorry reka dusubire hano kuri be yaho haravuga ngo badakundana babo batuzura babesherana ibyiza babesherana bagambana bigira ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana gatanu haravuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zayo bagize gute ngo bafite ishusho yo kwera ariko atarabera bahakana imbaraga zayo haravuze ngo abameze batyo ntabwo turatinda kuri iri jambo haravuze ngo uje ubatera umugongo kuri gatandatu haravuze ngo kuko bari reka turekera ahangaha kuri uyu murongo ariko murabyumvisha iby'ijambo umugoroba wadufashe haravuze ngo mumenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birusha abantu nibyo duhagazemo mama Samweli bazina wanje ngo abantu bazaba bikunda ari intashima batuzura babesherana batukana birarira bafite ishusho yo kwera rikatari ndetse bashaka bahwanye n'irari ryabo Imana amahoro itugirire neza kandi ngo bazaba bafite ishusho yo kwera tubisubiremo ariko atarabera bahakana imbaraga z'Imana hari ikindi gice nasomyeho kivuga ngo abameze batyo tujye tubatera iki umugongo wowe rero uraha utureba ugaca imanza ugatangira kuvuga ngo uriya ngo ko bimeze gutya ngo ko yavuze ibi ejo akavuga ibi muvandimwe umuntu wese azamurika ibyo yakoze imbere y'Imana turi mu bihe biruhije Timoteyo yavuze batuzura babesherana hano tugira abantu ashobora kuza hano ngo ashaka kuguharabika akavuga ibintu bitigeze bibaho ibihe birusha byadusohoreyeho kandi mama Samweli turi kumwe hano hari igihe ushobora kureba umuntu ukavuga ngo uriya ni inyangamugayo wowe umurebeye inyuma ariko Bibiliya yagize ngo kiravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo ku mbuto bera dufite abahanuzi bashukana dufite abahanuzi abona mu gihe cye amajije gusa n'ucitse intege akumva ko n'undi yamuca intege tugira abahanuzi bavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze Bibiliya yaravuze ngo uzavuga ngo iravuze itavuze azabona ikiyemwe azabona ishano na Bibiliya avangwa hamagawe benshi ariko hatoranwa bake yego Imana y'amahoro itugirire neza nigeze nsoma ijambo ntago ndi kwibuka ariko riri mu bami riri mu gitabo c'abami rivuga ko umuhanuzi Imana yatumye imutuma ku musozi runaka iramubwira ngo ugende imubuza kurya imubuza kunywayo ngo aragenda yumvira Imana ariko birababaje biragoye aho umuntu atangira yumvira Imana akaza gusoza nabi agasoza amatwi yo kumvira Imana asa n'utayafite kandi ayafite ngo agera mu nzira ahura n'umuhanuzi
umusaza aramubwira ati harya ngo Imana yakubwiye ngo nturye ati yego niko yambwiye ati njyewe irambwiye rero ngo ninze nkubwire ngirya kandi umwe nikivuze urugendo ruracyakomeje ati rire Imana y'amahoro itugirire neza arahira ararya atabajije Imana bagenzi muri hangana tuzagaruka twongere tuvuga kuri aya magambo akimara kurya no kunywa atabajije Imana intara yahise ihubuka irazimucamo kabiri apazize kutumvira iki kutumvira Imana data wa twese rero atugirire neza Imana iduhe ubwenge Imana iduhe kumva Imana iduhe kumvira idusubize ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ndi ku ijambo rivuga ngo muri uru rugendo harimo abagenzi ariko harimo n'imperekeza umuririmbyi yaravuze ngo twese mama Samuel uko twatangiye uru rugendo ntago ariko tuzarusoza ijambo ryaravuze ngo duharanire gusenga icyo turi gusabwa ni ugusaba Imana imbaraga kugira ngo tuzabashe kugera i Kanani Imana itugirire neza yaravuze ngo yuzuye umwuka wera avuga hasigaho intwari zirananiwe hanyuma undi arangira ngo urugendo ntabwo nabimenya byose ariko hari ubwo ariko aravuga ngo nzi ko nzabimenya aravuga ngo nukuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya amagambo y'Imana ari muri Luka igice cya mbere narasi navuga ngo nuko uwo mwana akura mu butayu haleluya imbaraga z'umutima igihe yerekaniye mu Bisiraheli hanyuma turi kubwira Imana mu gihe tugezemo ni igihe kigoye kandi mureke mbabwire ejo bundi Imana yaransanziranye ngo iramwa ngo igihe duhagazemo hari imbaraga ziri kumenagura ziramena ikibazo rero ntabwo abavuga butumwa turi kubimenya ntabwo abahanuzi turi kubimenya ntabwo abanyamasengesho turi kubimenya Imana ishimwe aravuga ngo nuko mwana akura mu butayu agwiza imbaraga z'umutima mama Samuel Penina Imana iduha imbaraga z'umutima Yesu kuko umuhanuzi ufite imbaraga z'umutima ntabwo akora ibyabonye byose umuhanuzi ufite imbaraga z'umutima yumvira Imana imubwira rimwe akumva inshuro 10 sibyo rero Imana iduha imbaraga z'umutima Yesu Imana ibaha umugisha mwe mutwumvise kandi reka mbwira abantu mbabwire ngo Yesu azaza ntago azatinda nubwo Yesu yatinda ibyago n'amakuba ntibitinze reka mbabwire mureke tuba abakirisitu badahindurwa n'ibihe maze igihe kirekire mbivuga mureke dukizwaho abantu batureba mureke dukizwe naho batatureba iyo ibihe bihindutse n'abantu barahinduka Imana iturinde guhindurwa n'ibihe mureke tugume uko twahamagawe maze iminsi ndi gusoma agasigo kavuga ngo ubuki budapfundikiye buba igikorezo cinshishi kandi ndongera numva umugani baciye baravuga ngo uhetswe na mukase yirinda kwisimbiza muri iyi minsi hari ibihetse abantu bavandimwe barokore nongere mvuga ngo amenya asekera inka niyayirya nongere mbabwire ngo turi mu bihe biruhije nk'uko ijambo rivuze reka mbabwire ngo amazi yorosha ikijumba ni nayo akomeza igi data wa twese atugirire neza iyi ni imigani iciye kugira ngo abantu bamenye aho turi twabwira abantu birakwiye ngo twoge mpagazi amazi hagari yayandi Penina birare ngo mu minsi y'imperuka azazimira ibihe tugezemo ntabwo bireba umuntu ngo yarahanuye cyane ibihe tugezemo ntabwo bireba mushumba ngo yarashumbye cyane ibihe tugezemo ntabwo bireba umudiyakoni ngo yadiyakonye cyane mbese ibihe tugezemo bigoreye umupapa bigoreye umusore bigoreye umumama buri muntu uwo ari we wese birakwiye ngo rero Imana iduhe imbaraga zo gukomera n'iki kibuga kandi bireba ngo nuzikahagaze yirinde atagwa rero icyo twabwira abantu Imana iduhe imbaraga z'umutima kandi abantu be guhindurwa n'ibihe Amena niba atanatureba isura neza ariko bumva icyo umwuka ari kubwira itorero murabibona ijoro ryadufashe muvandimwe wanje mama Samuel avuze ku ijambo ririmo kuvuga ngo umuntu wese asabe kugwiza imbaraga z'umutima ngiye nabahaye ubuhamya bwanje mbabwira ibintu bikomeye Yesu yankuyemo mbabwira uburyo nadandazaga amagara uyu munsi murambona ndi kudandaza ubutumwa bwiza ibihe tugezemo ntabwo birango warahanuye nari umugabo ntago igihabwa intebe kandi reka mbabwire abivuze neza aravuze ngo nuhagaze yirinda atagwa kandi Bibiliya yatubwiye neza ngo ni iki kibona gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so ugashaka kumutokora turabafite batokorana kandi nabo baratokowe ijambo ryaravuze ngo wandyaryo banza witokore kugira ngo ubone uko utokora undi ngo mbese wabasha kubwira mwene so gute ngo reka ngo utokora agatotsi kari mu jisho kandi ufite umugogo muri kandi naye mu jisho rya Mana rero turinde gutokorana data wa twese wa wundi ujya utanga imbaraga yongera agaruke kubera kandi mbabwire ngo iyi ni iminsi ya nyuma
ibi ni ibihe by'intwarane tubisubiyemo, intwari zo zirananiwe. Navuga ngo dusoreje aha kuko umugoroba wadufashe. Hari abantu bavuga bati mbese kuba duha akaganiro k'iminota mike tuzagaruka, kuko mu gihe tugihumeka uyu mwuka, mu gihe tukigenda bikemera, tuzagaruka tubabwira icyo umwuka arimo kubwira itorero. Yesu aduhana umugisha. Reka dusengera abarwayi n'abantu bafite ibyifuzo. Uri Imana data wa twese wo mu ijuru, uri Imana y'imbaraga nyinshi, wambaye icubahiro no gukomera. Urambura ukuboko kwawe ntihagire uguhina, urakinga ntihagire ukingura, kandi niyo ukinguye ntawe ukinga. Mpamagaye ikiganza cawe kuba dukurikiranye barwaye, ca kindi wakojeje kuri nyirabukwe wa Petero arwaye ubuganga agakira. Hari abaruhijwe n'ibyaha, duhamagaye agakiza ku rugero rushitse. Utanga agakiza Yesu, ubyutsa abaguye, abashomeri ubaha akazi, bafite ibyifuzo bitandukanye ubabera igisubizo. Urakoze urakarama kubyumvise, kuvuga kubaye kwacu, guhindura kuba kwawe. Komeze gukora imirimo, komeze gukora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu abahe umugisha.